Dr Nshuti yari ageze aho nanjye nshaka. Nari nkeneye kumva uko ubuzima bwa data bwinjiye mu buzima bwe. Nari nkeneye gusobanukirwa impamvu data yumva izina rye agasuhererwa. Dr Nshuti yakomeje kwandika agira ati: aho turi none ni urugendo tuba twaratangiye kera. Iyo urugendo rwagenze neza ntabwo tuzirikana cyane umunsi twarutangiriyeho, ariko iyo urugendo rwajemo amahiri duhora twibuka umunsi twarutangiriyeho. Kubona ibyago mu buzima bwacu, twese tugira umunsi nk'ubu. Hari ubwo uba uri mu mahitamo yacu cyangwa ari amahitamo yakozwe n'abandi, gusa icyita rusange cy'ibyo byose ni uko aba ari umunsi utangiza inzira twisangamo mu gihe kizaza. Iyaba naragize amahirwe yo kwikoreramo, sinari kwemera ibiganza byanjye ngo byerekeze ku cyebo karimo amarira nk'aya ndira buri munsi buri uko nibutse isheja. Gusa si njye wihaye ibihe ndi kunyuramo none, byaje binsanga nibereye mu rugendo rwo gukunda umukobwa umwe rukumbi nakundaga ariwe Isheja. Abantu duhura nabo mu buzima ntituba twarateganyije guhura nabo, ndetse ntituba tuzi n'impamvu duhura nabo, yewe n'uburyo bwo guhura nabo ntibuba buri mu biganza byacu. Rimwe umunsi uragera ukabona wungutse inshuti cyangwa umwami mu buzima bwawe. Hari ubwo muri mwe nta n'umwe ubuze impamvu yo guhura kwanyu cyangwa gutandukana kwanyu, ariko igihe cyo kikaba gihisha amabanga azasobanurwa ahazaza. Hari umuntu muhura akaba wo kuzuza icyuho wari ufite mu buzima bwawe, akaba inshuti magara akakwibagiza ko isi irimo abantu batari beza na gato. Ibiganza bye n'ibyawe byahura bigakora itsinda rikomeye ridapfa kumenwa na buri wese. Ugahora ushimira ibihe biba byaraguhuje nawe, kuko urumuri aba yaracanye rukugeza ku buzima bw'inzozi zawe. Ukajya uca imigani ubwira abantu ko inshuti nziza uruta umuvandimwe, ariko ubuzima buhora nibusane ndetse no gutungurana. Ibiganza byacu bihora birangamiye umuremyi biri gushaka ibyiza, ariko ntawe umenya uko bigenda. Ibiganza bikuzuramo amaganya atari menshi. Uwari witeguye igitwenge ndetse yaratunganye n'inkuru zisobanura urugendo rw'intsinzi, agatungurwa n'ibihe akitwa ikigwari. Byose bikamunyura mu myanya y'intoki bitagiye kure y'amaso ye, ahubwo biri kujya kuwo yari yizeye ko ari buzamufasha urugendo rw'ubuzima. Uwo munsi nize ko kubika ibanga ry'urukundo ari ikizira. Niba wakunze uwo ukunda ntugafunge umutima wawe ngo uwubuze kubiganira, kabone n'iyo ubwonko bwawe buba buri guhatiriza ko igihe kitari cyagera. Burya ku mutima igihe kiba cyageze, ahubwo imibare myinshi twuzuza mu bwenge bwacu turi gushakisha igihe cya nyacyo ngo twerurire isi ko imitima yacu yatwawe n'undi mutima. Ubwo bwenge nibwo butugeza kure tukisanga ibyo twari dutegereje n'abandi nabo babitegereje. Irakiza ntiyari ari kwizera ibiri mu mutima we, ariko byari ukuri, ndetse we yarandushije ubutwari, ari gushobora kubinganirira nk'inshuti. Hari ubwo amarangamutima atoranya uwo ukunda, ugahora uyatoteza uyabaza impamvu ari we yatoranyije mu magana y'abantu benshi, kandi amaso yawe aba afunguye ari kubona ubwiza butatse imibiri myinshi yaba ugomba gukunda, ariko umutima ukayobya ukakuganisha iyo nawe utari uri gutekereza ko waganayo. Umutima uba wahumye, urukundo rwazibye amaso n'amatwi, ku buryo inama z'ubwonko ziba zigera ku mutima zikamera nk'iziguye mu mazi. Nari nicaye imbere ya nyiri ibitaro nkoramo. Irakiza ntiyari umukoresha wanjye, yari amaze kuba inshuti magari nyitabaza iyo bikomeye, ndetse yumvaga we nanjye turi nk'abavandimwe, kuko nta wundi yari yarigeze mu buzima kubw'impamvu z'amateka ya se na nyina. Yari umuhungu wakuriye ku mihanda yo mu bihugu byinshi bitandukanye, gusa amahirwe n'urugendo rwo gukura iwe atangira gukirigita ubutunzi akiri muto. Nubwo bitamuteraga kuba umuntu mubi ngo agende akandagira abarusha ubushobozi, abari mu buzima bose bamutangiraga ubuhamya bagira bati: Irakiza uriya ni Imana y'i Rwanda. Niyo nteruro yasobanuraga uwo ari we, kandi nticyari ikinyoma.
Yari umusore buri mubyeyi yakwifuza gushyingira umwana we, akizera ko amushyize mu biganza bizima, ibiganza bizamurwanirira ndetse n'abuzukuru be nabo bakabaho neza. Nubwo yari umuhungu wakuriye ku muhanda, yari afite uburere bwiza. Urukundo ni igihangange kirusha ibindi bihangange byo muri iyi si gukomera. Iyo rwageze ku mutima rurawumunga, na nyir'umutima akireba akiyoberwa, akishaka mu magana y'abatuye isi akibura. Inzira yari yarahisemo kunyuramo igahinduka kuvubwa. Hari ubwo wari Imana y'i Rwanda ahinduka umutindi w'i Rwanda kubera urukundo rwazonze umutima we, ndetse n'uwari waraciriweho iteka ko ntacyo azimarira. Hari ubwo urukundo ruhindura ibihe bye by'ahazaza, akaba umuntu uhamye bose bafatiraho urugero. Iyo umuntu atarakunda aba afite uwo ari we, ndetse na nyuma yo kugira uwo akunda agira uwo ahinduka we. Igihe kimwe data yansobanuriye ko kubaho kw'abantu, ambwira ko igikorwa cyo gukunda ari cyo gicamo kabiri ibihe umuntu amara ku isi. Bakajya bavuga ati mbere y'uko akunda runaka yari uyu, ndetse na nyuma y'uko akunda runaka yabaye uyu. Data kandi yambwiye ko nzasobanukirwa uwo ndi we mbere y'uko nimara kubona uwo muntu wo gusangira nawe ubuzima. Ubu maze gukura nibwo numva ukuri kw'amagambo ya data. Umuntu ntabwo aba yiyizi atarashaka urubavu rwe ngo arushyire hafi ye, ndetse ntabwo umuntu yakwisobanukirwa atarabyara. Ibyo bikorwa byombi nibyo bica akarongo hagati y'amateka twagize ndetse n'inzagihe zacu. Nari natunganyije amatwi niteguye kumva ibiri kurushya umutima w'Irakiza, gusa nari ntangiye kubikeka ko bifitanye isano n'urukundo. Kandi nk'umwana wakuriye ku muhanda, ntiyari azi iby'urukundo ibyo ari byo. Yabyumviraga mu kirere, akumva abandi baganira, bamwe barira abandi bishimye. Uko niko urukundo rumera. Ntiyari azi ko igihe kimwe urwo rukundo ruzamuhindura inyamaswa, akaba uw'abantu batari basanzwe bazi. Amaso ye yagaragaza urukundo rwinshi, nanjye ku mutima ndi kwibwira nti uwo mukobwa arahirwa kuko yatoranyijwe nawe. Sinari nzi ko ari ibyago kuri njye, ndetse ari n'umunsi mubi mu buzima bwanjye, ariko nta mahitamo nari mfite uretse kumva ndetse nkatega amatwi ibyayo marangamutima y'Irakiza. Ibyo nari narabimenyereye, ndetse ari byo nahaye ubuzima bwanjye bwose, kubaho neza amatwi inkuru zivuna imitima y'abandi, kuko nari nzi neza ko kumva abababaye ari bwo buryo bwiza bwo kubavura. None uyu munsi ndaha ntawe mfite unyumva uretse impapuro zinshimira kumva inkuru yanjye, nazo ntizinyumva zitavuga, ntizinyumvamo ngo zimbaze ikibazo cyangwa ngo zirambure ibiganza, zimpanagura amarira abatemba agana ku mutima agasimbura amaraso atembera mu mitsi yanjye. Ayo marira yuzura imboni z'amaso yanjye, nkabona umwijima kandi ndi gushakisha urumuri. Ariko niyo umwijima waba ungana uteye mu maso yanjye, sinsiba kubona isheja wampogoje. Ubwonko bubaza umutima umumaro nakuyemo kumva inkuru z'abandi, mu gihe ngewe ahandi ntawe unyumva. Ubwonko buba bwibaza impamvu nemeye uwo muruho wose wo kugendana amateka y'abo nkunda ndetse n'abanyanga mu mutima wanjye. Gusa umutima ntujya ubyicuza, kuko iyo ntaba umuvuzi w'uburwayi bwo mu mutwe, simba narahuye n'urukundo rw'ubuzima bwanjye. Simba narabonye ku buranga bw'umukobwa ubahiga bose ari we Isheja. Irakiza yamaze kwiyumvira nuko arandeba, yiteguye kunsangiza ibiri kuvuna umutima we. Yabanje kwitegereza ibiro bye, abona umuryango urafunguye. Aca bugufi, yarahagurutse ajya kuwufunga. Iyo aza kuba nk'abandi bakoresha, yari kuhatunga agatoki akansaba kujya kumufungira urwo rugi. Gusa uko guca bugufi kwe kwari kuri kugera ku iherezo, nibwo yari agiye kwisobanukirwa akamenya uwo ari we ndetse n'icyo abashije mu buzima bwe. Yarongeye aricara nuko yitsa imitima, aba arateruye ati nshuti, nanjye narwaye, nkeneye umuganga. Nahise nitanguranwa mubaza uburwayi afite, nuko arandeba ambwira ko arwaye mu mutwe ndetse no ku mutima. Arakomeza ati
Sinari nzi ko nanjye byambaho nkaba igishushushungwe bigeza, nari nzi ko mfite umutima ukomeye ntawabasha kuwunyeganyeza. Amagambo yari ari kuvuga ntabwo yari ari kumvikana, ntiyari ayatondetse ku buryo amatwi y'umubiri yabasha kuyumva. Nakomeje kumurebana urujijo, nawe akomeza anganirira ambwira iby'uwo mutima we watangiye kuba ikigoryi. Ukaba wabaye umusazi, ukaba wacitse intege ntushobore kwihagararaho. Yari ari kuvuma umutima we adashaka kumva, kwemera ko nawe yaba umunyantege nke ngo akunde umuntu. Nakomeje gutega amatwi nawe akomeza agira ati byose nabibonye ejo hashize, nibwo namenye ko nanjye mfite uwo nkunda. Nahise nkoma amashyi numva ndamwishimiye, ngira amatsiko yo kumva uwo muntu Irakiza akunda. Nta kabuza nk'inshuti ye nari nemeye kumufasha icyo ari cyo cyose, ariko agatsindira umutima w'uwo mwari. Hari inkuru wumva amatwi yawe ukabaza Umuremyi impamvu ari wowe yahaye amatwi ngo ujye ugorwa n'ibyo wumva, ndetse hari n'ibyo ubona ukicuza impamvu warebye ngo ubone agahinda kangana gutyo. Irakiza yari yuzuye urukundo, gusa yari yahisemo nabi. Sinjye muntu yari akwiriye kubibwira, ariko sinamurenganya, ni njye inshuti yari afite. Irakiza yamaze amatsiko nuko araterura ati nshuti nkunda Isheja. Nabaye nk'umwumviranyi, biba nk'aho amatwi yanjye akubiswe n'inkuba. Nashatse ubwamuseka, nshaka ubwamubuza gukomeza kuvuga, ariko mbura imbaraga. Umutima wanjye wahise ujya mu bukonje. Narebye umukoresha wanjye, ni ibibanga yabonye muri Isheja, ku buryo nawe yamukunda, akamukunda arwaye uburwayi bwo mu mutwe. Numva ntibishoboka, ndetse ntabwo bikwiye kubaho. Nari ndi mu yindi si, ndi kwibaza icyo bene Imana baba bashaka ku mukunzi wanjye. Muri ibyo bitaro niho hari Murengezi, nawe wakundaga Isheja. Ubwo twari tubaye abantu batatu bahurije imitima yabo yuzuye urukundo kuri Isheja. Ibyo byose Isheja yari umuziranenge, ntiyari abizi. Nabaye nk'ubuze ubwenge, sinongeye kumva andi magambo Irakiza yakurikijeho, ahubwo natangiye kwibaza iby'urwo rugamba hagati yacu. Icyo Irakiza atari azi ni uko nanjye nakundaga Isheja. Sinzi icyo nari ntegereje kugira ngo mbimubwire, ndetse mwaka ubufasha nk'ubwo nawe yari ari kunyaka bwo kumufasha gutsindira umutima w'Isheja. Irakiza yabonye ko ndi kure mu bitekerezo, nuko arankomanga nkoraho arankangura. Nagaruye ubwenge arandeba arambwira ati nanjye sindi kubyiyumvisha ukuntu mu magana menshi y'abakobwa umutima wanjye warondora Isheja. Uko niko nanjye naganiriraga n'umutima wanjye. Umunsi menya ko nkunda Isheja, nari mfite agahinda muri njye, ndi kumva ngiye gusandara, nkabwira Irakiza akarekeraho kumbwira iby'urukundo akunda Isheja. Ariko yari yampamagaye ngo mutege amatwi. Namuteze amatwi y'umubiri, naho amatwi y'umutima yari yagiye mu ruzinduko. Ndi kwibaza inzira iboneye nzabinyuzamo nkawina urwo rugamba. Sinari niteguye kureka Isheja ku mpamvu izo ari zo zose, nubwo nari ndi kubona neza ko mu maso y'Irakiza harimo urukundo rwinshi cyane. Irakiza yamaze kumbwira iby'iyo nkuru yashenjaguye umutima we, nuko arenzaho ati nguwo umutwaro uremereye nikoreye. Irakiza yari ari gutura umutwaro we atazi ko ari kuwunyikoreza, akaba ari kundushya mu bwonko, ku mutima ndetse no ku mubiri. Yansabye kutamucira urubanza cyangwa kumubaza ibyerekeye urwo rukundo akunda Isheja. Ambwira ko amukunda nta mpamvu n'imwe agendeyeho, kandi umutima utari kwemera gusubira inyuma, ahubwo uri kumusaba gukomeza urwo rugendo rugana ku mutima w'Isheja. Nikije imitima nawe arayitsa. Twembi twari turi muri iyo nyanja y'urukundo. Sinari umusare, nawe ntiyari umusare. Twembi twari dutegereje Isheja ngo abe ari buza kudukura muri iyo nyanja rwagati, ndetse n'imihengeri yari itangiye kuza muri iyo nyanja.
Njye n'Irakiza twari inshuti ziri gusangira urugendo, twari turi gushakisha urumuri rwatuvana mu mwijima twashyizwemo n'urukundo. Ibyo ntacyo byari bitwaye, ikibazo cyari uko urwo rumuri twese turi gushakisha ari isheja. Natangiye kubaza umutima wanjye niba naharira Irakiza, ariko umutima urananira. Nawe nareba ingano y'urukundo afite muri we, nkabona ntiyiteguye guhara urukundo rwe. Bwari bwo bwa mbere mu buzima bw'Irakiza akunze umuntu, akamuha amarangamutima ye. Yari ari kumva bimeze nko gusara, gusa yari umuntu utajya uhara icyo ashaka kugeraho. Yambajije inama namuha, mubwira ko ntazi icyo namufasha kubera ubuzima isheja arimo. Yambwiye ko ashaka ko isheja amenya ko amukunda ku buryo azajya amuba hafi muri ibyo bihe bye by'uburwayi. Buri jambo yari ari kuvuga kuri isheja ryari rimeze nk'igikwasi bari kujomba ku mutima wanjye. Nari ndi kumva uwamububasha namufata umunwa, kuko buri jambo rye ryari riri kurusha inkuba ubukana. Ingoma y'ugutwi kwanjye yari iri kwangizwa n'iyo nkuru. Mu bihe byose nari maze ndi kumva inkuru z'abantu batandukanye, nibwo nari numvishe inkuru itigitse umutima wanjye, nkashaka igisubizo nkakibura, nkabura icyo mbwira uwo muntu waje unsanga nganirira. Irakiza yarandekuye ndasohoka, ansaba kwita kuri isheja uko nshoboye, ndetse byaba ngombwa kongeraho n'umubare w'amafaranga yose nshaka. Ngeze ku muryango yarampamagaye, nanjye ndahindukira, nuko anyibutsa ko ngomba guhabwa 10% ku butunzi bwa se. Sinari nzi ingano y'ayo mafaranga, gusa nari narayemerewe. Namusubije ko ibihe turimo atari byiza kujya mu mibare myinshi, ahubwo tugomba gushyira ubwenge ku barwayi dufite. Nawe mu kumwenyura aranshimira ati, gushimiye umurava ugira. Nuko musezeraho nsohoka utyo mu biro bye. Intambwe yanjye imwe ku yindi, nari ndi kumva isi iri ku bitugu byanjye. Nari ndemerewe n'amagambo maze kubwirwa n'Irakiza, ndetse n'urukundo mbonye mu maso ye. Imboni zari ziri gutangiza urugamba muri njyewe. Umutima wari uri gutera, nkumva ugiye kunyura mu kanwa. Natangiye kubona nishimira ibibaye urugo umugabo atifuza gutahamo. Narebye abarwayi bari bari gukinira imbere yanjye, numva ntangiye urugendo rwo kubasiga. Amarangamutima yari ari gutandukana nanjye, ariko ntazi yari kugana. N'ubwonko bwari butangiye kuntoteza, bumbaza niba niteguye kurwanira urukundo cyangwa ndarusiga nkaruta nkajya kure. Nicaye aha njyenyine, nibuka urugendo rwampuje n'Irakiza ko rwatangiriye muri kasho. Nari nicaye nibuka inzozi se yarose. Izo nzozi zari ziri kuvuga ko njye n'Irakiza twarwaniriye ubutunzi. Nuko Irakiza ndasa isasu mu gatuza. Nihaye isezerano ko ubwo butunzi se yanyemereye ntazigera mbumwaka, ariko icyo ntari ndi kumenya muri uwo mwanya nuko igisobanuro cy'izo nzozi kitari mu butunzi bw'umubiri, ahubwo bwari ubutunzi bw'umutima. Nubuye amaso ndeba mu kirere, inzira y'ibisekuru byacu, mbaza icyo ndi kuzira gituma buri mwanya inzira igana ku rumuri njya kure. Nabajije Umuremyi impamvu atayoboje ku mutima w'Irakiza agashaka undi mukobwa yakunda. Irakiza yari azi ko nkundana n'uwa se, ndetse ndi umunyamahirwe wo kuba mfite umukobwa nk'uwo nkunda. Sinzi aho nari guhera mubwira iby'urukundo rw'agahebuzo nakundaga isheja. Isanzure ntiryari riri mu ruhande rwanjye. Imana n'ibisekuru byari byankuyeho amaboko. Nari ngiye mu rugamba n'umugabo undusha byose. Uwo munsi niwo natangiriyeho urugendo runzana muri gereza. Nanze kumvira ubwonko, nkurikiraho umutima wanganishije. None iherezo ni inkuru ishengura umutima wanjye, nkuzura agahinda muri njye, kakandenga nkagaturiza impapuro, nazo zitarambura ibiganza byazo ngo zimpoze. Numvishe ibirenge biza binsanga intambwe ku yindi, nuko mpindukiye mbona ni Murengezi. Yaraje anyicara iruhande aramwenyura, arambwira ati, ndagushimiye.
Narahindukiye ndamureba nuzuye amatsiko, nibaza impamvu ari kunshimira. Nuko ngiye kubumbura umunwa ngo mubaze iby'ayo mashimwe, aba arantanze arambaza ati wabaye iki ko wijimye? Murengezi yari azi iby'urukundo nkunda Isheja ndetse nawe amukunda, kandi urwo rukundo yakundaga Isheja nirwo rwari rwarabaye inzitizi zo kumukuraho mu bitaro. Sinari narabonye umwanya uhagije wo kuganira nawe. Namurebye mu maso mubaza ikiri ku mutima we, nawe ntiyazuyaje yanganiriye urukundo akunda Isheja. Nuko ndamubaza nti ese ni iyihe mpano waha Isheja? Murengezi yabanje gutekereza nuko azunguza umutwe amakanira akora intaye, ndetse arenzaho ko yamuha icyo yamusaba cyose. Nuko ndamubwira nti impano ikomeye wahereza Isheja nuko yakubona utambaye imyenda y'abarwayi. Murengezi yahise ahinduka ku maso yitsa imitima. Ndakomeza ndamubwira nti Isheja yakoresheje imbaraga zose afite kugira ukire, nta yindi mpano wamuha rero ni ukuzuza isezerano mwagiranye, ugatunganya ibitekerezo byawe ugakira. Uburwayi bwo mu mutwe ntawe umenya ubwabyo. Hari ubwo ijambo rimwe rivura umuntu, ndetse hari n'ubwo ijambo rimwe rigeza umuntu kure akamara imyaka arembye bazasuzuma bakabura indwara. Murengezi yagumye yicaye iruhande rwanjye, nanjye nkomeza kumubwira uburyo bitera Isheja agahinda kumubona akiri mu bitaro, kandi ntako atagize ngo amufashe akire. Tukiri aho twagira yaje anyegera yihuta, ntabwo yari atuje na gato. Naramubonye mpinda umushyitsi, ntiyamaye n'amahirwe yo kumubaza icyabaye, ahubwo yahise amara amatsiko arambwira ati uwase ararembye. Nisiguye kuri Murengezi, jye na Twagira tugenda twihuta tugana mu cyumba Uwase arwariyemo. Ninjiye mu cyumba nsanga Uwase nawe yafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe. Agahinda k'urupfu rwa nyina ndetse n'urukundo yankundaga rutaramugarukiye, byose byanze kugwira mu bwonko. Kubyakira biramunanira, nawe aba indembe atyo.